inga twavuze ko ari umushinga uhambaye abantu bakwiriye kubona bakawisangamo cyane cyane abafatanyabikorwa twafashe n'umwanya tugatindaho cyane noneho ikigaragara nuko abenshi batangiye kubyumva nyuma y'igitaramo kimwe bakoze bakagikorera i Musanze aho noneho kigiye kuhava cyerekeza Nyagatare muri weekend Nyaka White ubu bagiye kumanuka noneho Nyagatare bari kumwe n'undi muterankunga bafite amafaranga bafite ibifaranga no kuvuga ngo ejo twaze tuvuga ko bagiye kujya gusinya cyangwa se bagiye kujya kubwira itangazamakuru ko babona indi mufatanyabikorwa bakagira n'ubwo bashyira mukono wenda ku masezerano bakabimurikira n'itangazamakuru ubwo iyo babimurikira itangazamakuru ni ukubimurikira abanyarwanda muri rusange ni ukugaragaza ko bagiranye imikoranire mishya n'indi company igiye kwinjira muri ibi bitaramo bya Summer Country Tour akaba ari company ijyanye n'itumanaho ni Airtel Rwanda aho ubungubu yamaze gushyiramo nabo agafaranga Akayabo bakaba rero bagiye ubu simbizi ubu birashoboka ko no ku mushahara uziko ariko bizagenda ku mushahara ubu Ben siwe bari batumiye bahaye n'akazi ubu ku mushahara Ben bari bamuhaye hariyongeraho andi mafaranga kuko umufatanyabikorwa aje nyuma kandi umufatanyabikorwa baramusangiye nta nubwo yakwemera ko wenda bikomeza kandi wenda buri wese azagira n'umwanya wo kugira uko yamamaza iyo produit cyangwa se ibyo bagiye kwamamaza bivuga ngo rero amafaranga bagiye kubona araza gutuma buri wese yongera kugira ikindi abona mu byo yagombaga kugira gute kubona kimwe nuko washobora no kuza n'uwundi ariko icyo dushaka nuko baza ari benshi abajene iyo bateye imbere tubyibuke neza ibuka neza akazi bari gutanga ukuntu kangana batweretse ko bazatanga imirimo akazi ku bantu bagera basaga 2,000 b'abajene abo ni abajene bazagira ikintu basigarana nyuma y'ibi concert kandi ikintu ushobora gukuramo gishobora guhindura ubuzima bwawe uramutse uzi gukora neza cyangwa se utazi gusesa uzi icyo ushaka ubivuze neza uzi icyo ushaka aba bajene rero babonye abandi baterankunga ni byiza cyane kuri bo kuko byaba ibyo bashoye bazabibona mu buryo bwiza kandi nanone nabo bakure mu bundi buryo bwiza bagere kuri ndi terambere bongere bamere neza kwanza bamere neza n'imizigo baza kuduha mu minsi iri imbere iraza kubihambaye guhera ku mavideo tuza kubona ni kwa kuba abahanzi bari ku rwego rushimishije kubera ko abantu batangiye kugenda babyumva hari ikintu twavuze kimwe tugomba no gushima kuri ibi bitaramo icya mbere ni ubwa mbere tubonye ko abantu bashobora gutegura igitaramo mu ntara banishyuza kandi amatike kagurwa ku bwinshi amatike 19,000 icyo si cyambere mu ntara nagura amatike make icyo ni ikintu cyambere cyo kwiga kandi abantu bazanye ni standard banashyizeho umuntu atazapfa guhindura ikindi nuko banerekanye ko iyo ibintu ari byiza n'abashoramari bashobora kubahitamo kabone nubwo ntacyo waba uvuze kuko ntekereza ko ntago bagiye gukomanga bakomanze mbere babona umuterankunga umwe cyangwa se ariko aho bigeze n'abandi bashobora kubona ko ibyo bintu bifite icyo bivuze bakizana kuko ntekereza ko niba Airtel igiyemo aka kanya hari icyo babona bagomba kubamarira kandi twabivuze neza ubushize uravuga tuti kubira iki nk'amakampani abafite nka telefone bamaza kuri ibitaramo bijyamo urubyiruko niba hari telefone ufite kandi ijyanye n'igihe ushaka kumurika kucyo utaza hari ukayimurika ukahavana n'abakiriya benshi kandi sinitegeko ko aya makampani asinya amasezerano n'aba ba star ntago ajya yishyura kimwe vava uzanabicunga birebe wenda ushaka gutinya ngo maybe mutsingisho yangaya ako ngiye ninjyamo ngo ndashya ntago bishyura amafaranga angana kimwe so aya makampani najye yitabira vava kandi ikindi vava burya babyavuga ngo akeza karigura iki ni igisobanuro kiza cyuko akeza kigura Bruce Melodie The Ben kuba Airtel aje suko Airtel ishaka kubashyigikira ahubwo nuko Airtel ije kubashyigikira ariko izi ni kizakura ibonye ko birimo nyungu ibonye ko nayo birimo nyungu ko bashoboye Musanze ibonye ko birimo inyungu erega na mu investor uzaza gukora umushora akaza muri gahunda zawe ubona ko udashoboye nuko ari ikintu aba yakubonyemo kugira ngo ku bantu 19,000 bari Musanze hari kubura abantu barenga 3,000 cyangwa 5,000 urumva byashoka se bagura produit za Airtel iyo baragiye mbere
ibaze nk'abantu bari ibihumbi 19 utwi wari kubura n'abantu babiri bagura telefone bazanye abantu babiri gusa icyo nzi cyo nyaga white imibare ziyongera ari si samedi imibare ziyongera nyaga white ku itariki 20 none nibigera kuri finale igisenyi bazakubita bizaba sold out bafite gahunda yo gukorera he ni muri stade n'ubundi umuganda hehe igisenyi aho bazakorera finale ahantu hose bari gukorera kuri stade reka nk'ubu mwereke namuhaye n'aka video n'abatwereka Nyagatare naho nabonye bakomeje kugenda ejo batwerekaga stage kirambitse ariko ubu hari ibice bya stage batangiye kuzamura ibyo bikwereka ko rero n'ubundi ikindi ndi gukunda ukuntu bari so professional ibintu byabo biri ku murongo niye bari gutegura neza ku buryo babantu baza mbere bikajya ku murongo tunizera ko kabazo kabaye this time katazongera urabona ko stage imeze nkaho igiye kuzura batangiye kuzamura by sato amatara sound n'iki bizabyaje na zira screen zirabura nizahaha ndi haba hari ama screen y'abatera nkunga buriya kubera ko hari habagamo mu Mutsingi na Airtel iraza kubiri hari hafi n'abandi baze tubashaka n'abandi batera nkunga n'amasezerano cyangwa se ni gahunda baraye batangije nimugoroba kuri kira kicaro cya cya Airtel aho rwose bya kubera ko tujyana n'abandi nabo baza bajyamo da baza why not nawamenye ni business hariyo King Kong why not okay n'abandi baze kabisa amabanki ibigo by'iki bitandukanye mwegera abantu njye numva ngo Nyaga white abo bushyuhe shaka kuzana nk'urugero inyange amazi ukajyana ari muri freezer ukajya hakonje n'amaji n'amata abantu bagakurikira igitaramo nta kintu cy'inyota nyine bafite RBC bwa bushyuhe nyine bwa bushyuhe bwa hari ahantu n'iki bava burabizi cyane yarahabaye ibyo bavuga nibyo ngo bushyuhe bwinshi cyane yego Nyagatare Nyaga white uranabuzimya ari n'ikibuzimya oya niki kibuzimya amata amata zimye burabushyushye inshyushyu cyangwa inshyushye amata oya amata komeza ubushyuhe wise kurimo kuvuga nkaho utari sure kwa amata yanyoshya gatuma kanya washyushye se tugwa amata iyo washyushye amata arawuzimya rwose cyane ndumva nashyuhiranye sinzi cyabiteye no mu gihe cy'ubukonje bwa buriyo cyangwa ni muri sama gusa hahora hashyushye igihe kinini ari ahantu nyine niyo mpamvu hitwa mu burasirazuba haba hashyushye pe abo bushyuhe harashyuha kurusha ahandi aba bagabo rero babonye akayabo bagize n'ibyishimo ku buryo bateranye ubuse njye nabikunze haba ku ruhande rwa Ben ku ruhande rwa Melodie sinzi niba utwo tuntu mpita ntubona sinzi niba ntubona rebe ko mbibona hari ahantu nshaka numva bateranaga twa tuntu twabo tw'amablage ariko nyine tugamije kugaragaza ubushongore n'ubukaka bwa buri wese kuko byanga bikunda nk'uko twabivuze ntabwo ibi bitaramo ari ihangana turaza no kubigeraho mu kanya gato impamvu nuko abafana bo babihinduye ihangana kandi nabonye ababihindura ihangana biri kubabera bibi abafana bari kubihindura ihangana biri kubabera bibi kuko nk'uwitwa Pilate turaza kubigarukaho mu kanya nabonye ibyo bitoroshye ejo twahoze tubivuga ariko mu by'ukuri ntibyoroshye reka turebe ko tuza kubona wenda utuntu duke mu byo aba bajene bahoze baterana mu buse ariko nyine byiza wumva biryoshye gusa ni ikintu gikwiye kubera urugero abandi bahanzi bava mu bijyanye na collaboration why not tutabona abandi bahanzi ntabwo ari ngombwa Bruce Melodie na The Ben dushobora kubona Juno maybe na Aline Sano bakavuga ati okay natwe katugire tuwa maybe uzanu byaryoha cyane nko ku baraperi nka Bulldog na Rider Zone bakifata kabisa bari abakuru bafite album bati natwe kwezi next year turakora tour twegera abantu bacu kandi byashya byakunda tukabona abahanzi banini nyine
public figures Bulldog, Riderman. So mu gihe ukirimo kubishaka Ben yavuze ati ibyabereye i Musanze Nyagatare tuzabikora inshuro 7. Bruce nubwo yavugisha ikindi kintu umunwa ariko mu mutima zukuri umwe ni kwa kuganira kwabyo guterana ubuse. Yes, Melodie nawe ati ngo buri Musanze nakire The Ben kugira ngo abanzanywe kutuzi. Katwumve Melodie. Murakoze cyane. Nishimiye kuba ndahangaha, nanishimiye ko namwe muhari mwakoze kuza na Airtel yakoze cyane kudutumira no gutwakira. Officially Airtel ni umwe mu bafatanyabikorwa tugiye kugendana mu gikorwa twatangiye cya tour izenguruka igihugu, Summer Country Tour. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira, ariko baritegereje babona ntabwo bihagije, baravuga ngo reka Bruce Melodie tumugire na brand ambassador wa Airtel. Rero nishimiye kuba mushyashya. So nishimiye kuba muri uyu muryango cyane, kandi akazi tuzagakora uko bikwiye. Nitwa Munyakazi, murakoze cyane. Murakoze cyane. Buriya tugiye guhereza na The Ben ijambo. tugeraho neza biri kungora ariko ndagerageza. Kuba dukora imiziki iryoshye byo nibyo tuzayibashyira. Ni n'imbaraga nyinshi kuba twongeyemo Airtel mu bintu dushyiriye abantu baturutse abantu b'Inyagatare. Njyewe rero buri Musanze nakiriye The Ben kugira ngo abanza we kutuzi atuze. Urabona ndi guseka ibintu ndi kubabwira deseriye. Oya, ariko ni umuntu nakakira umuntu mweba mwarezwe muti. Hanyuma rero arakaza neza mu nzira none yo kubikora uko bikwiye. Ikindi kandi abantu bari Nyagatare mwitegure, mwabonye experience twagiriye Musanze, tubazaniye ibintu byiza bizima. Abafana banjye muze muri benshi n'abafana b'abandi bahanzi, yewe n'abafana